Ndabaramukije inshuti bavandimwe aho muherereye mwese mudukurikirana ku makuru ku mutekano politiki na diplomasi. Turi tariki 26 z'ukwezi kwa karindwi n'ibihumbi 2026. MRDP twirwaneho ifatanyije na AFC M23 batangaje ibintu bikomeye cyane. Umva itangazo batangaje aka kanya. Baravuga ko mu gihe cyose ingabo za leta ya Kongo zakongera kugaba ibitero mu bice bigaruriye nta kabuze bazagarukira Baraka. Kwa yani makuru rero ngiye kubagezaho aka kanya, Apotre Mbayahaga uyu nguyu no wiyita umukozi w'Imana mu gihugu cy'u Burundi yatangaje ko ingabo z'abarundi zikomeye cyane, ndetse avuga ko icyo zagiye gukora muri Kongo kizwi kandi kizagerwaho 100%. Kwa yani makuru rero, abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gusaba ibiganiro na leta ya Kongo cyangwa se leta ya Kinshasa mu rwego rwo kugarura umutekano mu gihugu, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byatangajwe mu kiganiro n'itangazamakuru umunyapolitike Martin Fayulu ufite ishyaka riri ku butegetsi yikomye bikomeye leta ya Kinshasa itagaragaza ubushake habe na buke bwo gukemura ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muranye mbere inshuti zanjye, mbashimire mwebwe mwese mudukurikirana ku biganiro ku makuru ku mutekano hano kuri Dr Prince TV. Shimire mwebwe mwakoze sabone cyangwa subscribe kugira ngo mubone ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nizere ko service dutanga ibanogera, ibiganiro tubagibegerezaho ku isaha, amakuru ari breaking news, amakuru agezweho. Wowe rero utarakora sabone, nyamuneka ndagusabye kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro tugenda dutambutsa hano umunsi ku wundi. Ku makuru rero atugezeho aka kanya, ni nyirantarengwa cyangwa se no kumenyesha n'itangazo rikomeye risohowe na MRDP twirwaneho ifatanyije na AFC. Batangaje ko mu gihe cyose ingabo za leta Kinshasa zaba zongeye kugaba ibitero mu bice bagiye bafata cyane birimo abasivile, bavuga ko rero bagarukira Baraka, umujyi wa Baraka nawo bakabasha kuwubohoza. Ibi ngibi babitangaje nyuma yaho ibitero bikomeye bikomeza gutegurirwa muri uyu mujyi urimo ingabo z'abarundi, ingabo za Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC. Bavuga ko wabaye indiri yo guteguriramo ibitero bikomeye cyane biri mu kugabwa hano mu bice MRDP twirwaneho ndetse na AFC byigaruriye. Baratangaje rero basabye ko ibi ngibi byahagarara kugira ngo ibintu bitazaba bibi, bakabirukana mu bindi bice byose, cyane cyane muri uyu mujyi wa Baraka ariwo utegurirwamo ibikorwa bimwe bigiye bitandukanye cyane bigabwa hano mu bice MRDP twirwaneho yagiye yigarurira. Aya makuru rero dukomeza kuyakururira hafi cyane, ndetse turababera no ku rugamba turebere hamwe uko byifashe kugeza ubu ngubu muri Mutambara. Intambara naho irakomeje, nubwo MRDP twirwaneho yirukanye ingabo zose z'abarundi zari zihari. Kugeza ubu ngubu iri gukontorora ibice byinshi cyane by'iyi teritware ya Fizi. Kugeza ubu intego nk'uko twagiye tubyumva cyane cyane bivugwa na Colonel Mitabu ushinzwe amaoperasiyo muri twirwaneho, yavuze ko batazagarukira hafi mu gihe cyose batarabona uburenganzira bwabo. Bazakomeza kurwana paka leta Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi bemeye ibiganiro ndetse bakamemerera uburenganzira bwo kuba mu gihugu nk'abandi banyekongo muri rusange.
ni mu ikiganiro n'itangazamakuru ejo yagiriye kuri mu Gipupa, aho bari bamaze kuyigarurira. Muri aka gace ka Gipupu rero bigaruriye ku munsi w'ejo. Itangazamakuru ryamutunze mikoro atangaza ko bazakomeza gufata ibice bigiye bitandukanye biri hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yavuze ko ku rugamba rero byari bikomeye cyane, ariko bafite intego yo kuzagerageza gufata ibice bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo bereke ko leta ya Kinshasa nta kintu ikivuze kugeza ubu ngubu, mu gihe cyose gikomeje kubagabaho ibitero ndetse n'ibiganiro muri rusange mu gihe bitaragira icyo bigeraho, dore ko bikomeje nabyo i Geneve mu Busuwisi. Muranyemerera rero nshuti zanjye ku yandi makuru n'ubundi nari mbabwiye ngiye kubagezaho, twerekeze mu Burundi. N'uyu wiyita umukozi w'Imana Apotre Mbayahaga, ubwo yari ari mu kiganiro kuri channel yiwe, yatangaje ko ingabo z'u Burundi zikomeye cyane ndetse zifite kurinda umutekano w'igihugu, ndetse akomeza gushimangira ko izabijyanye muri Kongo, cyangwa se intego yazijyanye muri Kongo izagerwaho 5/5, dore ko zizewe. Abasesenguzi bagiye batandukanye mu bya politike, cyane cyane nkatwe ndetse n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, byaramusetse cyane kugeza kuri ubu ngubu. Ibyo avuga bitandukanye n'iby'ingabo z'abarundi zikora, dore ko kugeza kuri ubu ngubu zirukanywe muri Kongo, aho zahererewe muri Minembwe, ziramanuka kugeza kuri ubu ngubu zikaba zitse muri Baraka, zikaba ziherereye muri uyu mujyi wa Baraka ariho zirindiye, kugeza ko ibi bice byose zambuwe n'ingabo za MLDP twirwaneho. Gukomera kwazo kwaba kuri hehe? Icyo kibazo nicyo twibaza, ndetse abasesenguzi bibaza ku bwinshi. Gukomera kw'izi ngabo z'abarundi kuri he, mu gihe cyose zirukanwa zikiruka zigata ibikoresho, ndetse zimwe zigatinya no gusubira ku rugamba? Apotre Mbayahaga bigaragara ko akomeza kwibeshya mu byo akora byose, ndetse no mu byo avuga byose, mu kugerageza kuvugira izi ngabo z'abarundi. Nta kintu nyamara zigeze zigeraho, haba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu ibice byose barabibyatse, zikaba ziri kurwanira cyangwa se ziri kubyiganira hano mu mujyi wa Baraka, ndetse no mu tundi duce turi kure cyane y'urugamba. N'abasirikare bangahe b'u Burundi bamaze kugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'umubare mwinshi tutabasha kubara, ndetse kugeza kuri ubu ngubu baracanapfa bazira akarengane, bazira ubusa, dore ko baba bari kurwanira ibintu bidafatika habe namba, ibintu bidafite intego. Bagiye mu gihugu cy'abandi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, sinzi impamvu bagiyeyo no kurwanira iki, no gupfira ubusa, dore ko ku rugamba batanashoboye. Muranyemerera nshuti zanjye n'ubundi ku yandi makuru nyakomereze hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tunyarukire Kinshasa turebere naho uko byifashe. N'amakuru havugwa akomeye cyane, aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kwihanangiriza ndetse no kwiyama Antoine Felix Tshisekedi Chilombo kutagerageza gukoma cyangwa se guhindura itegeko nshinga, dore ko bamushinja ko yananiwe kugarura umutekano muri Kongo, cyane mu burasirazuba bwa Kivu ndetse n'amajyepfo y'intara ya Kivu. Kugeza kuri ubu bamushinja politike y'ivangura ndetse na politike idafatitse, bavuga ko politike ya Kongo ikenye cyane. Ni mu kiganiro n'itangazamakuru, umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi Martin Fayulu yumvikanye avuga ko uyu Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yananiwe gushiraho imirongo ntarengwa cyangwa se imirongo ngenderwaho ya politiki
kugeza kuri ubu igihugu kikaba kiri mu maja ndetse n'akaga ka politiki, kikaba kiri mu bibazo bikomeye cyane byatewe n'ahangaha ndetse byatewe na politiki ikenye cyane y'uyu mutegetsi. Nagira ngo mbibutse ko uyu Martin Fayulu ari we wahanganye bikomeye mu matora y'ubushize na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yo ku mwanya w'ubutegetsi cyangwa yo ku mwanya w'ubuperezida wo kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu akomeza nenga cyane aba bategetsi ndetse akomeza nenga Felix Tshisekedi Chilombo ko yananiwe kugarura ituze mu bakongomani muri rusange. Martin Fayulu uyu umwe mu banyepolitike bakomeye cyane hano muri Kongo yanenze bikomeye ubutegetsi bwa Kinshasa, avuga ko bwananiwe gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro iri hano mu burasirazuba ndetse n'intara Kivu y'Amajyepfo no muri Kongo muri rusange, dore ko ikomeza ivuka umunsi ku wundi. Muranyumira inshuti zanjye kuri aya makuru yari breaking news nashakaga kubagezaho. Mashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiranye, babwira ngo mukomereze aho ngaho ku makuru ya Dr Prince TV, nakagaruka kandi muzajya muyabona buri kanya. Babwire ngo ciao ciao kandi Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha, nawe ugaruka turi kumwe.